Mutse neza mumeze mute mbifurije kugira weekend nziza igitondo cyiza nizere ko mumeze neza weekend irikomeza kubaryohera haba mu muryango cyangwa mu nshuti nizere ko mumeze neza ndabashimiye cyane muwe mukomeje kunkurikirana gukurikirana ibiganiro byanjye nkomeza kubagezaho babakomeje kureba ama video tukomeje kungurana ibitekerezo ndabashimiye cyane ni mwandi nizere ko mukomeje kunkurikirana mukora subscribe kugira ngo abatakoze subscribe ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nzajya mbagezaho byinshi bitandukanye bizajye bibageraho mu bambere ntibikajye bigucika. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe tugiye kuganira ku kintu cyerekeranye n'isuku ku gitsina, ndavuga ubwoya yabugira umuntu akazana imiburu cyangwa se akazana ibiheri. Hari amakosa menshi abantu dukunda gukora ukavuga ati sigiye kogosha ugafata urwembe ukogosha gusa cyangwa se ugafata jirete ukogosha gutyo gusa iminsi 2 cyangwa iminsi 3 ukabona ibiheri byatangiye kuza ubundi ukibaza nise ibi bintu bije gutete nta isuku ndayikora mpagirira isuku sinibaza impamvu ibiheri biza. Ibi biheri ntago biza kwitera n'umwanda wagira, ibiheri ntago biza biterwa aho guterwa n'uburyo uhogosha ni nabyo bitera intuza nibyo bitera iyo reaction kugira ngo ibyo biheri bize. Tugiye kurebera hamwe bimwe bikoresho ushobora gukoresha cyangwa se amakosa amwe wakirinda kugira ngo cyangwa se uburyo wakora kugira ngo wirinde kuzana bino biheri biza ku gitsina cyangwa se imiburu ikunda kuhaza. So kanda subscribe kugira ngo dukomeze turebe tugendane nanjye. Ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora uhe buryo umuntu yagakwiye gukorera isuku ku iki gitsina kugira ngo umuntu yirinde ibyo bibazo by'intuza by'ibiheri cyangwa se by'imiburu bikunda kuhaza. Ubundi muri rusange ni mukunda kugira gukora isuku wagakwiye kogosha bitewe ni hari igihe abantu bagira imisatsi imera vuba cyangwa se n'imisatsi irandaga, ariko muri rusange nimba umuntu ugira isuku mu buryo bworoheje umuntu agakwiye kogosha rimwe cyangwa kabiri mu kwezi bitewe n'uburyo umusatsi wawe ukura, cyangwa se gatatu cyangwa kane cyangwa buri cyumweru bitewe n'uko ugira, ariko kogosha buri kanya buri cyumweru ndumva byaba ari byiza cyane, cyangwa se umubiri wawe ushoboye kubimenyereye nta kibazo, ariko ngiye ndumva rimwe cyangwa kabiri mu kwezi byaba bihagije bitewe n'umusatsi wabo hafite cyangwa ubwoya bwabo bafite uko bungana. Ni gute ushaka kwirinda kuzana ibiheri? Je experience yanjye kamba sharing experience yanjye mbere nanjye najyaga niyogosha nkanzana ibiheri ntuza nkazana imiburu nkaza kubera iki imiburu yazagabona kaje kamwe cyangwa tubiri niyogosha umunsi ejo haje turi nkadese ni kubera iki. Nge jirete ni ikintu ntakoresha inshuro nyinshi, urwembe ni ikintu nashaka kwishyiraho nuza buno bubistirage bambara bubistiri buno nuza bameze gutya ni ikintu nashaka kwishyiraho. Ikintu ngiye nkoresha untuza tondezi ntizigera gutera imiburu. Ikintu cya kabiri kintu umukasi niba umuntu uzi gushesha umukasi nawe yagerageza n'ikintu gishobora gutera umuburu, ariko simvuze ngo hari umuntu ushobora nawe kwikoresha tondezi akazana imiburu, ariko ngiye ku giti cyanjye tondezi rwose nicyo kintu ubashije kuyibona. Tondezi ziba zihari, aka gatonde gatoya cyane ahanini kagenewe kogosha intuza bino cyangwa se mu kwaha niki, ariko ni kano ni gato cyane uko mubibona gato cyane reba kajya mu kiganza kimwe. Ubundi tondezi tuzi ko sanzwe ari nini, ariko aka ni gato reka kuntu kangana ni gatoya. Aka nge niko nkoresha kabiri ko nogoshesha mbasha kuyibona, ariko ari nk'umuntu agira mbasha kuyibona, ariko nk'umuntu utabashije kuyibona ubashije kuyibona bakoresha gato ashaka gutondeza duto rwose nka kuno kw'abakobwa cyangwa abagabo ukaza gutuma biza gufasha kuhogosha mu buryo bworoheje ntago bigorana cyane. hasi hose ukogosha neza kakora akazi. Ibintu by'imiburu ni ibintu bitakimbarizwaho, ni ibintu rwose nasezereye, kandi rwose ntabwo ni ibintu byakwiye gupfumwe, ahubwo no gushaka igisubizo cyatuma gira bikwiriye rwose. Ni ibintu ushobora kujena pe mu rugo rwawe, nishobora kujena ariko nimba bashobora kubasha kubona gatondezi, shaka gatondezi kogosha neza. Urutondezi runini ndumva rutabagize, ariko gatondezi gatoya dore umutwe kuntu umeze, agatondezi gatoya kagukorera umuti ibintu by'ibiheri ntukagira. Utabashije kubona gatondezi fata nuza sizo, nimba uri umuntu kogosha sizo shaka agasizo keza kagize, ufata umwanya ugira iminota 30 cyangwa iminota 20 waburangije akazi neza ukigosha neza. Nimba uzi kogoshesha umunuzo mukasi wagira wayikoresha nabyo byakurinda. Cyangwa se ku bantu bakoresha intuza jirete nayo hari abantu bayikoresha ntazana imiburu, ariko ukoresheje jirete nyabone yikoreshe inshuro imwe ubundi yijugunye
nukomeza kubikoresha inshuro nyinshi bizagutera imiburu kandi haguma hokera. Niyo mpamvu njye ndikunda tondezi cyangwa umukasi, nimba ubishoboye kubona ibyo ngibyo. Ibintu byo kokera ntibizazaho, ibintu byo kugira ngo umaze gushobora kuva hakokera ntibigeze biza. Niyo mpamvu nkubwiye nti nimba ukoresha ntuza jirete ikoreshe inshuro imwe ubundi ijugunye. Nimba ukoresha buno bubisitiri bw'intuza bw'inzembe cyangwa iki bikoresha inshuro imwe ubundi ukajugunye. Nubwo ugakoresha inshuro ebyiri ati ngiye gukoresha jirete ubundi nza kwiyoza neza, yikoresha inshuro imwe ubundi ijugunye kuri zindi nyine. Ubwo urumva ni ibintu uzaba waravuze ati nibyo namenyereye. Ariko nimba ukoresha tondesi cyangwa mukasi urangiza kwikoresha neza ukayihanagura neza, ntabwo uzajya gutera impuzu. Hari n'ubundi ushobora gukoresha bya epilation, bino bashira inoza hari amakreme yaje, ariko nabyo nzabibabwiraho. Ushobora gushyiraho gutya nk'umukwa nk'urugero ugafata nk'iyo kreme ugashyiraho gutya iminota 2 uhita ugira gutya do babivuyeho utarinze gushyiramo n'imbaraga nyinshi. Ibyo byose ni ibintu bigezweho, abantu bisigaye byorohereza abantu. Angiye nkoresha sizo cyangwa nkoresha tondezi, ni ibintu bigira kandi bi economic. Wone bavuga ati tondezi irahenda, nibyo ushobora kogosha ubuntu bwoya nabwo uzakoresha igihe kinini, ariko uguza gatondezi ntabwo izahamara igihe kinini cyane kurutwa gukomeza kugura ntuzama jirete buri gihe. Urumva ni ikintu kiri economic. Ikindi, nimba umaze kogosha fata gants zino umuntu yoga muri douche, ufata utuzi neza, amazi ashyushye nganiye, uhanagure neza, ubundi ufate igikotoro usigeho hejuru, ntabwo ngo ushyiremo mo imbere, ntabwo ngo usigemo imbere, usige hano umaze kogosha neza hano ku bundi wambaremo akimbere ntuza amakariso ari coton. Amakasi ariko to ni meza cyane, rimwe kabiri iminsi 3 ubundi ugakomeza umunsi ya goto. Ibyo byose bizakurinda kuba wazana iyo miburu cyangwa se ukaba uri kwishimagura. N'abana bakora kwishimagura cyane hejuru, ubwoya buragira butuma umuntu yigrata yishimagura cyane. Urumva nta bintu byinshi bisaba. Hari n'amantuza n'amavuta yabugenewe umuntu atasigaho amakimara kogosha, amavuta bugenewe umuntu ashobora gusigaho akimara kogosha. Ariko ngewe rwose utagira inzu ujya mu bintu byinshi, ufashe iyo yawe neza yarigize, umaze gukaraba neza ukasiga gari gashyushye neza, ubundi ugashyira igikotoro neza ukasiga neza amavuta hakagira akanoga. Ibyo bintu rwose by'ibibazo bindi ntabwo bizegera bizamo. Ikindi nibagiye kubwira, mu gihe uri kogosha mu bantu bakoresha intuza, mu gihe uri kogosha reba uburyo ubwoya bwawe, tuvuge nimba ubwoya bwawe bukura bugira ntuza ubwoya bwawe busohoka mu mubiri bumanuka gutya, ogosha ugendera muri direction ubwoya bwawe bupfukamo, abari bwugenderamo. Ntukore ntuza contraire, no ugiye ugomba kugendera mu ntuza muri direction kogosha, ugendeye muri direction ubwoya bwawe bumeriramo. Nimba ubwoya bwawe bumbonera bugenda mu ntuza ugendeye muri direction ubwoya bwawe bukuramo, bizakurinda kuzana iyo miburu yose. Nimba nicyo wagombye gukora ni mu gihe wazanye imiburu, nimba wazanye imiburu reka imiburu igiri nyine ibyimbe isohoke. Ushobora no gufata akarukoro neza cyangwa n'agapampa ukagira ukagitonyora hagasohoka. Ikindi kandi ubu ntuza bitewe n'uburyo uba wogoshemo, niyo mpamvu bavuga ati ugomba gukurikiza direction y'intuza, ugomba gukurikiza nyine inzira y'uburyo ubwoya bwawe bumeramo. Hahandi uzasanga iyo wazanye imiburu hari ahanini nkajemo igiheri, umusatsi uba wagize ni umuhoza n'ubwoya bwawe buri kumera ahanini bumera nkaho bwifunze, bukabura uburyo busohokamo nyine ukabura uburyo busohokamo bupusa nyine bukomeza gukura, buragira buba bloque. Niyo mpamvu nguye ati nimba niwazanye imiburu ugomba kurindira bikabanza nyine bikabigiheri, ubundi wabona cyahishije ukaza gufata wenda ntuza alcohol cyangwa n'agapamba, ubundi ukagitonyura byari byana ukagitonyura, ubundi ukasoramo nibara amaraso y'amashyira yasoze mukagira. Ubundi hari akantu ushobora gukoresha, nimba hari akantu kameze gutya nkakameze nk'agapensi gatoya gutya to gafite nk'amenyo abiri gutya to kaba gakumena icyo giheri, kuko nubundi umva 100% igiheri kiza nuko ubwo ako koya kaba kanze gusohoka kagumamo, ubundi bikagira bikabyara uruntu rw'uruheri ukagira. Ino mpamvu irindira kibanze gishye, ubundi uze kuza kukimena. Numara kukimenya aka kantu ugomba kukagira mu ntuza ukagira ugafata ubwoya babwagomye, niyo mpamvu bugira babwabuza gusohoka bikagira bikaza kubyara ikintuza. Ugomba gufata akantu kameze nk'agapensi do ukaba kameze ukagira, ugafata handi hari ubwoya ukagira ukabupfura ukabusoramo bugasohoka. Ubutaha ntibizagaruka pe. Kandi numva nimba iyo experience ufite byandike muri commentaire rwose.
nubwo bwabwagize bwabuze aho busohokera ubundi bukaguma bugakwamamo bikaza kubyara nk'intuza icyo giheri. Niyo mpamvu ugomba kurindira kigashya kibundi ukaza kukimena ugafata ugashaka akantu nko kugira ngo ubwo ntuza ko koya kagumyemo gasohoke, byange bikundi byose nubwo bwagumyemo bwanze gusohoka. Niyo mpamvu akantu nako ugomba kukagira, ngomba kukagira kugira ngo ubashe gupfura ubwoya ubusohoremo. Nabyo n'umugabo ashobora kuhakogosha nimba uri umuntu ushatse ufite ubanya n'umugabo ashobora ko nawe kugufasha. Tuvuge nk'urugero igihe nk'umuntu aba atwite cyangwa se nk'umuntu munini, kuhogosha bikaba ari ibintu bishobora kukugora cyane. Hari ibisubizo byinshi ushobora gukora, hari amasaro agira afasha abantu kujya gukora waxi, hari amasaro abishinzwe abikora ukishyura bakakogosha neza rwose ukagenda uri mutaraga wemye. Cyangwa se n'umugabo wawe ubona abishoboye cyangwa abizi wamubwira akagufasha nta kibazo, n'ubundi ntacyo mwamwishanya mumuzanye neza ukamwogosha nawe akakogosha, ibintu gahunda zikagenda neza. Urumva ntabwo ari ibintu byagakwiye gutera ipfunwe rwose. Mwemba ari umugabo, hari umugabo uri kumva intuza uri kumva iyi video wagira wafashe umugore wawe rwose. Ari abagore batwita igihe rwose ikintu gikunda kugorana cyane, ukabura ubati ngiye kujya kubyara ntogoshe, nabyo bikagutera intuza. Bikaba ari ikibazo cyane kumva ko umuntu w'umugabo atavuga wamufashe nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ni umugore wawe, wawe umugore wafashe kogosha umugabo wawe, ni umugabo wawe, ntacyo bitwaye. Ni ibintu ushobora gukora n'umutima mwiza kandi uko umukunda kandi mubana, ndumva bitaba ikibazo rwose. Ni ukugira no gufashanya ku mpande zombi. So ntazagire uwo bitera ipfunwe cyangwa se kugira ushobora kwipropose umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, ndumva nta pfunwe byamuteye. Ibyo mwamuzanyeho biba ari byinshi cyane. Ogosha ugendeye muri direction ubwoya bwawe bugira bukuriramo buzamukiramo, bizakurinda kuzana imiburu. Nimba ukoresha gelete cyangwa urwembe cyangwa uburoba bwa bisturi, numva hajya bisturi, gira ogosha na ugendeye muri direction, ubundi nurangiza ujugunye, ubutaha uzongera ukoreshe ikindi kintu gishyashya. Nimba ukoresha isizo cyangwa se ugakoresha tondezi, numara kuyikoresha neza yihanagure neza, ubundi hanaguze neza na karukoro, ubundi uyibike nta kibazo rwose. Kuko na tondezi cyangwa se uzi kogosheje umukasi ni ikintu nakurangira cyane, cyangwa se bino bya epilation nabyo ni sawa cyane. Nzabakora video. Nizere ko iyi video hari ikintu kunguye, hari ikintu kwigishije. Ni ibintu rwose wagakwiye kujya ukora neza. Ubundi agakotora, umva agakotora ntimukajye mukibagirwa rwose. Ahantu mukasimbukirega niumara kwisigara amavuta meza ku mubiri, byufiraho unaho uhasige neza. Ubundi kubitemo amakariso cyangwa se kimbere kagize kari koto, bizaba ari sawa cyane. Ikindi kandi nimwambara amakono twimbere dufashe cyane kugira ngo naho habone aho hahumekera nyabo, hagomba naho guhumeka. Numva ko ari sawa cyane. Rero ko iyi video hari icyo kwigishije cyangwa hari ikintu kimwe hari igitekerezo kwigishije cyangwa se hari icyo ugiye guhinduraho mu buryo wakoraga isuku yawe yo ku gitsina, ahantu ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu akwiye kwakorera isuku. Ubwose kugira imiburu n'intuza ni ibintu ushobora gutera ipfunwe cyangwa se bigahindura kimwe mu rugo rwawe. Nimba umuntu ugize ubatse urugo bikagutera ipfunwe cyangwa se bikakuburuka uvuga ati n'ubundi mfite virusi ndabigenza ute n'ibiki, ariko nuhakora isuku neza, gira hakorere isuku neza. Murakoze cyane, ndagushimiye warebye iyi video, ndagushimiye wakoze subscribe. Nibagirwe gukora niba utarayikora kandi ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo njye mbagezeho video nyinshi, video nzambagezeho nyinshi zijye zibagira akamaro kandi ntugacikanwe kuba zigeraho. Nizere ko video yabagira akamaro. Imana ikomeze kubarinda. Amahoro. Umva weekend nziza nubwo iri kurangira ariko